Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije bene data aho muherereye hose ku isi. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi nari mbakumbuye by'ukuri. Nayo maze iminsi rero ntaboneka kubera ikibazo cy'uburwayi maze iminsi mfite, ariko Imana ishimwe ko ingariwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi namwe Yesu abaha umugisha bagize umutwaro wo kunsengera kandi mukinsengera. Uwiteka Imana abaha umugisha. Ndashimira n'abantu bakoze subscribe kuri iyi channel. Ndashimira abakoze kuri like, abanditse commentaire. Mwese Uwiteka Imana akomeze kubaha umugisha. Namwe muri kurarikira abandi ubu butumwa bwiza, Uwiteka Imana abaha umugisha. Namwe muri mu nzira gukora kuri subscribe, Uwiteka Imana abahezagire kandi abanezeze. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kubara ibice byaho 23 n'umurongo waho wa 19. Aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora? Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza? Yesu atugirire neza cyane. Icyo ni ikibazo Uwiteka yabazaga abantu biwe. Reka dusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18. Itangiriro ibice 18 n'umurongo waho wa 14. Haravuga ngo hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara byare umuhungu. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ku mvugo y'Imana bene data. Ese imvugo y'Imana uyifata gute, cyangwa se imvugo y'Imana uyizera gute? Yesu atugirire neza cyane. Ndashaka kuvuga ko imvugo y'Imana ni ukuri, kandi imvugo y'Imana ntigibeshya. Imana itugirire neza. Bivuga yuko mu kanwa k'Imana hatajya havamo kubeshya. Yesu atuganze. Iyo Imana isezeranije iranasohoza. Yesu atugirire neza cyane. Si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Umwana w'umuntu yabasha gusezeranya ntasohoze. Umwana w'umuntu ajya abasha gusezeranya ariko agapfa adashohoje. Amasezerano yo akagarukira mu nzira. Ariko iyo Imana yavuze igasezeranya umuntu wayo, ibyo yavuze iranabisohoza byanze bikunze. Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye ndi umugabo wo guhamya yuko Imana ivuga kandi igasohoza. Rero ikibazo gihari ni uko abantu bananiwe gutegereza, kandi abantu ni uko bashaka amasezerano y'Imana, nyamara bakigendera mu bigirwamana byabo, bakigendera mu masezerano bagiranye n'ibigirwamana, bakigendera mu masezerano y'ibihango bahanye n'ababyeyi babo, bakigendera mu masezerano yo kwa shitani, y'imiti bagiye gucisha, amasezerano yo mu bapfumu. Ugasanga abantu barajya mu bapfumu cyangwa se mu bigirwamana by'iwabo, ugasanga barashaka n'imvugo y'Imana. Ariko reka nkubwire ngo umese kamwe ukurikira Imana, ureke kuvangavanga n'iby'Imana, kuko Imana nikunda umuntu uyivangavanga. Imana itugirire neza, kuko icyubahiro cyayo izajya ihundi cyangwa se ibishushanyo. Yesu atuganze cyane, kandi Yesu atugirire neza. Rero ni ukuvuga ngo bene data, abantu bananiwe gutegereza imvugo y'Imana.
nicyo kintu naganirijwe ku bw'aya magambo. Abantu bananiwe gutegereza amasezerano Imana yabasezeranije. Abantu barimo kuva mu masezerano ari nta mpamvu, ariko reka nkubwire ngo wowe wasezeranijwe n'Imana, tegereza wihanganye, kubera abantu bananiwe gutegereza. Abantu bari kubwira Imana ngo kora Mana kora, dusohoreze amasezerano. Abantu bari gusa naho bategeka Imana. Abantu bari kumera nk'aho bari kubwira Imana nk'aho ari mubyara wabo cyangwa ari murumuna wabo. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo si umwana w'umuntu ngo ibeshye, ngo ibyo yavuze no kubikora izabisohoza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Wowe mwene data wasezeranijwe n'Imana, guma mu masezerano. Nubwo ubona intambara ari nyinshi, nubwo ubona iby'Imana yakubwiye hashize igihe bitarasohora, ariko icyayinaniye ni ukubeshya. Imana itugirire neza. Mu kanwa k'Imana haba yego haba na oya. Usanga ari abantu benshi bakunze kurwanana n'Imana, bagashaka kuyirusha igitugu. Ugasanga abantu bafite ibintu bimitse mu mitima yabo, ugasanga abantu bafite ibintu bahanze amaso. Imana niba ikubwiye ngo reka tuvuge n'urugero, Imana ikaba yabasha kumbwira iti nyamuneka va muri iki gikundi, cyangwa se reka kugura iriya modoka kuko iriya modoka ndabona itazakugira umumaro. Imana warangiza ugahita ushyiraho umuhate wawe ukajya kugura ya modoka. Ya modoka Imana izakure kuyigure, ariko kandi izagupfira ubusa kuko Imana itigeze ikwemerera ngo uyigure. Imana idufashe. Abantu barashaka gutanga Imana imbere, bagashaka kwiyobora, barangiza bakagaruka kandi ngo barashaka kuyoborwa n'Imana. Yesu adufashe. Mureke kuryarya Imana. Imana itugirire neza. Imana ikakubwira ngo rekura iki kintu singishaka, we warangiza ugakomeza kugihanga amaso, ugakomeza kukiyumvamo, kandi Imana yakubwiye ko urekura kubera yuko atari umugisha wawe. Imana idufashe kandi Yesu atugirire neza. Ugasanga Imana ibwiye nk'umuntu iti rero nubwo ushaka kujya gukora hariya hantu, ariko si umugisha wawe, warangiza wowe ugakomeza ugatitiriza. Reka nkubwire ngo Uwiteka Imana azakureka ugende, ariko kandi ibyo uzahura nabyo ntuzayitake, kuko icyo yakubujije nunanirwa kucyumvira, reka nkubwire ngo mwene data, ntuzagire ikintu na kimwe utakana Imana. Imana itugirire neza rero bene data. Icyo Imana igusaba ni ugutegereza wihanganye kandi ugasenga, kuko mugisha Imana yakubwiye izanawuguha, kuko yabivuze utayigishije inama. Imana itugirire neza rero kandi Yesu atwiteho. Twumvise amagambo mu itangiriro, amagambo Imana yabwiye Aburahamu yuko azabyara umwana w'umuhungu, Sara umugore wiwe bakagira umwana w'umuhungu. Imana yarabivuze hashira igihe kinini, ndetse n'ibimenyetso by'umudamu ubyara birahera. Ariko kandi kuko Imana yari yaravuze, Imana ntiyakanzwe n'imyaka bari bamaze, cyangwa yuko nta n'ibimenyetso bari bafite ko babyara, ariko Imana yabikore kuko yari yarabisezeranije. Haleluya. Mwene data, guma mu masezerano y'Imana, ntihagire ikigukura mu masezerano y'Imana. Reka gushidikanya. Imvugo y'Imana ni ihame, imvugo y'Imana ni iy'ukuri. Imana itugirire neza. Yesu adufashe rero kandi Yesu atwiteho. Uwiteka Imana nyir'ibihe akomeze kubagirira neza. Nimugume mu masezerano y'Imana, ibyo yababwiye izabisohoza. Amen.